Ni abana basize imiryango yabo bagahitamo kujya kwibera mu buzima bwo mu muhanda. Tubasanze ahantu ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwahisemo kubakusanyiriza babakuye hirya no hino mu mujyi wa Rubavu. Aha baratubwira zimwe mu mpamvu zatumye basiga imiryango yabo maze bagahitamo kwibera mu muhanda. Aho twari dutuye hariya kuri Gacuba, mere abana naviye. Noneho mere abana naviye nyine baza gushwana, mere dujugunya dufite imyaka 5, njye na mukuru wanjye. Mukuru wanjye afite 6, mfite 5. Noneho mere ashaka undi mugabo atura mu mugi. Nyuma yuko mukuru wanjye agize imyaka 7, njye ngize 6, kuko turi indahekana tugenda turushanyaho umwaka. Biba ngombwa yuko njye najyaga kuviye nawe yataga yasinze, bikaba ngombwa yuko tunaburara mbese. Nuko turangije tujya kwa mere, mere arongera aratwakira. None n'umugabo babana nawe ntabwo yadukundaga nyine nk'uko mbese we yaba akunda abana. Turangije njye na mukuru wanjye tubibonye twigira mu muhanda. Mama yaje gupfa badusiga turi abana 5 ari njye mukuru. Mbona kwiga bitavamo mu rugo ndaho twishoboye, papa mu musaza bitamo rero kugenda haza ngashakisha ngataha. Papa yari ari umusinzi. Bwa mbere yatandukanye na mama utubyara, azana undi mugore. Uwo mugore yangiriraga umushiha. Ngo papa yavagayo yasinze akangubita, angiriye umushiha akabwira papa ngo akavuga amakosa ndanakoze. Bakagukubita? Rero ubwo ubuzima sinabushobora. Atereka nsubira hamwe n'inshuti yanjye mu muhanda. Abonye mu rugo batishoboye bitamo kugenda. Natwe tujyaga yuko umubyeyi yagiye gushaka injuro mu gihe takibonye tukaburara. Abana kandi basobanura ko kubaho mu buzima bwo mu muhanda ari amaburakindi, ko baramutse babonye ubitaho akabaha ibyangombwa byose nkenerwa nabo baba abana nk'abandi kandi bakiga bakaziteza imbere. Twateraga ingangi ariko ntabwo twibaga, twazaga gusaba ibyo kurya nta kindi twakoraga, twangiza tugatera ingangi. None se ntabwo mwabaga mufite ubwoba ko hari umuntu wasangamo akabagira nabi? Nta bwoba twagiraga. Natwe twararaga twizeye nturi bwinjira n'ibuye ry'umutwe, nuko yabona undi bamumenye umutwe akisubirana. Reka da, mwararanaga amabuye ku ruhande? Nuko ryamufashe ibuye guca uba yagishaganye wareba ari umuntu, niyo wabona mugenzi wawe utanabizi si ugupfa uri kubona mugenzi wawe iruhande rwawe. Mu muhanda ndabuzima ndari bwiza nubwo mu rugo bwiza, ariko ikibazo ni ukubaho ko ndago wakiga kandi n'iwanyu mutishoboye. Ubuzima nabayemo buragoranye, ntabwo ari ukuvuga ati mbese ngo ni ukuba mu mihanda ariho bishatse, biterwa n'uko iwanyu muba mumerewe. Hari igihe wafataga agafuka ukajya gushaka ibyuma nabwo ukabona baragufashe bakujyanye mu nzererezi, nabwo wabona n'izo desa ugashimira Imana ukajya muri resitora ukarya ibiryo byasigaye ukabigura desa. Ntabwo ari ubuzima bushimishije. Icyo navuga njyewe ni uko abana bo mu muhanda bose babasubiza mu ishuri bakiga kuko nabo barabishaka. Bamwe mu babyeyi bo muri aka karere ka Rubavu baganiriye n'umunyamakuru wa ATV bavuga ko ubuzima babayeho bwo guca inshuro nayo y'intica ntikize aribwo butuma abana babacika bakajya mu muhanda bitewe n'uko ngo baba babagaburiye ntibahage. Umwana ikintu gituma ava mu rugo akajya mu muhanda ni imibereho. Nk'ubu akazi karabuze, abantu b'ababyeyi turicaye benshi twabuze icyo gukora. Nk'ubu nanjye nasize abana 2 b'impanga mu nzu, nabasize nagiye gushakisha uducupa ngo ndebe n'udukarito kubona icyo barya. Mukuru wabo ubwo nabibona nawe biratuma ahangayika avuga ati ubundi ndiga ngo bizagende gute na barumuna banjye mama aba yabasize. Yemba numva ikibazo leta yafasha abantu babakene, abo bana nabo bakaboneraho uko umwana atabuze icyo kurya ntago yajya mu muhanda, ntago yananira ababyeyi. Reba nk'ubu ngubu mvuye kugurisha ibikarito, ngo sigiye ikarito ko mvanyemo ibiro 5 bampaye 500, ngo se ndayahahishe Kandi ufite abana? Kandi ifite abana. Uzagabura umwana n'inca ntikize, umugabo ubundi umwana ahaga ari uko yagize yasize ibiryo ku isani ubona ko yari yagahaga.
umwana yariye ukabona akombye n'isahani ubwo se wavuga ngo arariye kwa kundi umuntu kera wajyaga mu cyaro wabaga uri mu cyaro ukajya ku ishuri ufite ikijumba mu ntoki umwana azajya ku ishuri nta gakoma yanyoye aheruka twa turyo twa nimugoroba aziga gute se kandi umwana aba ashaka ikeneye gukoramo mu gitondo. Umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza mu karere ka Rubavu Ishimwe Pacifique avuga ko ibibazo byo mu ngo birimo amakimbirane, ubusinzi n'ubushoreke ahanini ari byo bituma abana benshi bava mu rugo bagahitamo kujya kwibera mu muhanda, ari nabyo bituma hakigaragara imibare y'abana benshi bataye ishuri. Kuri ubu ariko ngo bakaba bagiye gukurikirana impamvu muzi za buri mwana zamuteye kujya mu muhanda hashingiwe ku makuru azatangwa n'umwana ndetse n'umubyeyi we. Impamvu zigaragara nyinshi ni amakimbirane yo mu miryango, hakazamo amakimbirane ashobora guterwa n'ubusinzi, nibyo biri hejuru, ubushoreke nabwo buri hejuru. Ubona ko abana benshi mu by'ukuri ntabwo bashobora kwihanganira ibibazo biba byabaye hagati ya papa na mama. Rero mu by'ingenzi tuzanakora ni uko muri uko kubahuza n'ababyeyi tuzabereka uruhare rwabo rutuma abana bajya mu muhanda, kuko ababyeyi ntibabyumva, bavuga ko abana babananiye ariko ntibazi ko aribo babateye ibyo bibazo byo kujya mu muhanda. Rero hari amahugurwa dufite ku babyeyi dutekereza ko bafite ibibazo bikomeye, cyane cyane aho dufite umubare munini w'abana baturutse, bigaragara ko iyo kominote ifite ibibazo bidasanzwe. Rero amakuru barimo gutanga nayo tuzakura ku babyeyi azadusigira navuga ngo impamvu nini nyamukuru yatuma dukemura ibibazo by'abana mu mizi. Mu karere ka Rubavu habaruwe abana barenga 3,000 bataye ishuri, abagera kuri 800 kugeza ubu bakaba bataragaruka ku ishuri. Abana bakaba bakabijana akaba ari bo bagiye bakurwa hirya no hino mu muhanda, aho biteganijwe ko bagiye kumara iminsi 4 baganirizwa, ku munsi wa 5 bagasubizwa mu miryango yabo nayo ibanje kuganirizwa. Abadafite imiryango bajyamo bagashakirwa abamarika murinzi bagomba kubitaho. Rafiki Kabenga, ATV mu karere ka Rubavu. Amahirwe, impamvu yitwa amahirwe nuko adahoraho, ayo yo ntagucike, kuko igihe ni iki ngo utunge diplome ihamya ubumenyi n'ubushobozi bikuzanira akazi keza kandi karambye. Inzira ni imwe gusa, gana Speak Academy Coaching Center. Speak Academy Coaching Center iramenyesha abantu bose bashaka kwiga bakitegura gukora ikizame cya leta gisoza amashuri yisumbuye Advanced Level Exam nk'abakandida bigenga private candidates ko imyiteguro yatangiye kandi amasomo amaze gutangira. Ayo masomo azamara umwaka umwe gusa ugahabwa diplome ya A2. Turacyakira abanyeshuri bashya mu mashami akurikira: Food and Beverage Operations FBO, Tourism, Accounting, Customs and Tax Operations, imisoro na gasutamo, Business Services, Plumbing, Electronic Services, Networking, Computer Applications, Software Development, Electricity, Construction na Masonary. Turakwakira kandi mu mashami atandukanye nka MEG, HEG, MCE, PCB, BCG, HEL, IKK, EFK, PCM ndetse n'ayandi. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi ni ku biro bya Speak Academy Coaching Center mu mujyi wa Kigali, ni hafi ya Sainte Famille. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0780 19 74 88 na 0786 39 47 36 na 0782 75 67 92, utibagiwe na 0788 53 06 171. Speak Academy Coaching Center, tegura ejo hawe.